nyarasenge w'umuntu amukuraho amaboko atakajya abwira nyina ngo n'ubundi bice cyane ntago ari icyacu n'ibiki ayo magambo ni amagambo ari very common in Rwandan families that are not raising their own kids. Don't even fight. Okay. No, wait, let me finish. Those are very common words that so many ababyeyi benshi batabyaye abana bavuga mu mafamiye nanjye barayambira ati sindi nyoko sindi so nyoko naso baragaramye n'ibindi murakurira ayo magambo barayambira buri munsi ariko Jackie I say those words. She said this in her interview. She said that you told her anything. Let me finish. bivuga nk'uwabyumvise bivuga nk'ubi mutegeka nk'aho ari byo byaba ntabwo ndimo ndagushinja none se wabona yaranamuzi kuri ibyo none se umva gato isimbi ndahamya neza yuko inzira wanyuzemo sizo za Jackie kuki mwumva yuko ibintu buretse kuki wumva yuko none kuki ibintu ari kuvuga ari kubigira nk'impamo ese muremera yuko natwe bana tutoroshe tunanirana ndabizi how sure yunga ibyo bintu yavuze byose byaruka ariko cyarabaye tukanabyumva wowe urumva umwana akubwiye story nkareshya waza ukavuga uti nanjye Janet yavuze gutya kumwavuge udakomeye ariko waretse Simba karangiza katabigishije arimo aravuga ibyo uriya mwana yavuze ni ukuri kw'Imana pe kuko nanjye icyo kibazo nakibaje ni se mwamenye impamvu umwana yavuye mu rugo ntimwana mukurikirana nibyo Simba arimo arasobanura ukuntu yabivuze ariko mbabaze mureke mbabaze ikibazo kimwe umwana avuye ahantu arererwa sibyo sabivuga impamvu yahavuye buretse gato aragira ati nagiye kwisangira n'inshuti zanjye ati nibwo ibyuma byari bishe ati naduka icyuma nagiye mu mihanda gutya ikigaragara cyo wowe Jihad uyu Janet ni inshuti yawe oya na Jackie ni inshuti yawe nibyo kijanye ndimo ndabona Jihad nagashaka kumva opinions abandi bantu nagushaka oya ndi kuzumva reka nkubwire ntabwo mwaje ubwo mwaje Jackie kuri muri hanze nawe Jackie muri hanze ntabwo ndi gufata uruhande rwa Jackie ntabwo ndimo ndavuga impamvu ndimo kugira ngo nsobanure Jackie ashobora kuba yarabaye uko ameze ndi kugira ngo nsobanure uburyo Jackie ashobora kuba yarabaye uko ameze kuko nanjye ndumva ariko nabaye hari abana benshi b'abanyarwanda bafite stories zimeze kimwe twese dufite stories zimeze kimwe twese twakuze hari abana benshi bakuze muri ubu buzima ntabwo twese twakuze kimwe ese twese twakoze kimwe ntabwo mvuze twese ariko abana ubu njyewe mfite ikibazo nk'ubu yanditse umuntu akabanza umva gato umva muroko ngengeye kuvayo none zakunyumva ngengeye kwiba kuko ngenda shaka kugira ngo numvikanishe oya ikibazo cyawe ni uko uri kumva yuko inzira yawe ariyo ya Jackie ntabwo twese dukura kimwe kugira impamvu y'izo nzira zihuye arimo arabasobanurira impamvu y'izo nzira zihuye different kubwawe you need to understand that Simba arimo arabasobanurira impamvu y'izo nzira zihuye mwamwumva projecting ibyakubaye ibiganiro kandi ashobora kugenda namwe rero ahimba ibintu byinshi akabivuga hariya ni nacyo twafuye wagira ngo nagakiri kuvugirwaho oya ikibazo Jihad yakuze uziranye n'umuntu ubu muri mu bituguceceka gabanyamagambo wowe na Janet muraziranye mumeze gutya agatoki ku kandi hamwe utuze kuko ndumva ibintu byose arimo aravuga uri muri uzurikiriza utari kumva n'ibitekerezo by'abantu oya njyewe si icyo none kumenyana n'umuntu mureke mbabaze mwese ko mufite banyogosenge mwese uko mwicaya banyogosenge bafite inshingano zo kubarera ubusenge nyogosenge waje nta imiterere nta cyizere ayifitiye
no shabara isi narina nagukumbuye wa maheru wirirwa tubesha ngagiye kuza ni kahoro uyu nguyu naza amatosenge cyangwa ari nyoko wanyu cyangwa ari so wanyu cyangwa ari sogokuru cyangwa nyokuru wawe ababyeyi bacu batatubyaye baraturera ariko mwese Jihad Brian mwese muri abanyarwanda muzi uburyo bakubwira amagambo sindi nyoko muntu uzamberera mama yarambwiye ngo ninjara sinzamuzanire maso yarambwiye ngo ninjara ntuzanzanire nutwara yose ndakurwaza kubera ko bumva ko ubuzima bwanjye buzarangira kwandura zero no gutwara amada aba babyeyi bacu batatubyaye yego wenda baradukunda ariko mu muco wacu wa Kinyarwanda cyangwa ntago sinzi ukuntu umuco wari umeze imbere ariko bafite amagambo arakomeretsa ururimi amagambo aturuka mu Rwanda n'ubu ndacyafite ku mutima n'ubu ndacyafite ibikomere by'ukuntu bambye simbi uzafata urushishi hagati y'amaguru simbi uzandura sida na n'ubu ngubu nibwo bari kuvuga ati okay simbi mumureke simbaza ubwenge simbazi kwirwana kubera ko bari kubona ko nshobora kwirwana nirwanye guhera ryari ntabwo uvuga ngo ntabwo famille yanjye ari ifite bari bafite ubushobozi barafite uburyo bagomba kunyita ariko amagambo bambwiraga yonyine yarankomerekeje bituma ndasara njya ku muhanda urumva ntangira kujya kwirwana n'iki cyatumye njya kuba ku muhanda iki cyatumye njya kuba ku muhanda si uko famille yanjye itari ifite amafaranga itari ifite uburyo bwo kumbeshaho ariko amagambo bambwiraga narabivuze muri ntigeze mbivuga na rimwe interview yanjye ya mbere nakoze ku Nyarwanda TV njya muri Miss Rwanda ni n'umuntu ukibuka mujye kugera mwese ihuye neza niyo Jackie yakweze kwa Yago TV neza birahuye interview umusaza wanjye yakoze kwa Isimbi TV ihuye neza isi reka mbabwire ikintu kimwe abantu bose bari kuri live umusaza wakimara gukora interview twakoze interview imwe turi kumwe kwa Isimbi TV kwa Sabe iyo interview iba neza nyuma umusaza wanjye yisubira nayo akora interview yisobanura ubuzima bwe ku giti cye sibyo ari isobanura uburyo famille yamufashemo uburyo famille kimufatamo nyuma y'icyo gihe umusaza wanjye yigaga i Butare mu mwaka wa 3 law school ari muri law school mu mwaka wa 3 i Butare urumva umuhanga n'umwana ufite ubwenge avuga igifaransa n'icyongereza neza is very clever akimara gukora interview akimara kuvuga uburyo famille yamufashe yamufataga base bamukata bahita banakumwishyura ishuri ari mu mwaka wa nyuma law school bahita bamukata bamukuraho baramubwira ati ntabwo ngo wewe ngo urifata ukajya kuri media ukajya kuvuga famille ibyo yavuze nuko ari ukuri ntabwo yagiye kubeshya ntabwo umwana ashobora kwifata ngo ajye kuri media ngo ajye kubeshya ntabwo Jackie iyo baba baramufashe bakamufata nk'umwana akamubwira si amagambo muvuga ntabwo ari meza mubwira abana amagambo mabi urimo uravuga Janet urimo uraza aho kavuga ngo Jackie yaravuze muri ibi ngaya nta kibazo uburaya se ni iki barumbye uburaya ni iki wowe ukora iki ahuba ukora iki uburaya ni iki barusobanura ni iki kurongorana ni iki nturongorana cyangwa se what do you mean uburaya ni iki nifashe umwana mu muhereza coma muramucomatiza bituma abagabo taking advantage of that young beautiful girl uburaya ni iki mama wowe ukora iki buraya what the fuck ibyo bintu ngiye kuri live ndabyumva ngo iyo umuntu agufasha ngo nuko ataba ngo ntago n'abagufitiye my dear niba udashaka gufasha umuntu mureke kumubwira ibigambo bibi amagambo araryana ururimi ruraryana amagambo araryana pe oya ruraryana cyane kuki ubu ku myaka nyuma 24 nkivuga ko bambwiye ko nzandura sida nzafata muri rushishi hagati y'amaguru hehe hari ndi muri salo n'impamvu ari urusaku ariko nashaka kugira ngo mbikure ku mutima wanjye mbabwira ati mureke kubishyigikira abanyarwanda no gufata abana nabi batari ababo niba udashaka umwana mureke reka mubwize ukuri iyo umuntu atakubyaye ntaba yarakubyaye pe ntaba yarakubyaye ibyo Jihad